nagiye nkora ibiganiro kenshi n'abanyamakuru bo kuri za YouTube mu bintu bambaza nkababwira ngo mwigishije abanyarwanda ukunda ibintu bibi no kumva ibintu bibi. Ngubu rero event yanjye nuyibona uzumirwa. Ibaze ko tugira ubwoba bwa the stage ya Sandwina. Kandi wenda tuvuge urugero mba ndi kumufasha behind scene. So jewe iyo ngiye gukora ikintu ngikora neza cyane kandi nkakora ikiruti cyari cyabanjije. Umunsi uvise nkubwira ngo Franco ngiye gukora event yanjye, Ngo ikaze nanone we wakoze subscription kuri Celebrity TV Rwanda. Uyu munsi wa none twaje muri press conference ya Leafy Dance and Fashion itegurwa na Leafy Entertainment, aho nkuko mubibona inyuma yacu hano hari flyer, hazaba hari igikorwa cyihariye neza kumurika imideri ndetse no kumudolinga ibyo muzi nka bikorwa n'abamodo, ariko si gusa entertainment at large. No munsi wo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 2024, aho abantu bagiye batandukanye bazamurikira imideri. Si nibyo gusa, hazaba abahanzi nkuko bibona kuri flyer yanjye nyuma hariho wo bita KENNY EDWIN ndetse n'umuhanzi bita CHIBOO. Rero nagira ngo mbabwire ko ku itariki 28 ubu twaje muri press conference, nago barahagera. Tugumane muze kureba ukuntu bizibuze kugenda baradusobanurira birambuye. Muri make tubabaza ibibazo bijyanye ni press conference ndetse n'iki gitaramo, badusobanurira ibintu bigiye bitandukanye. So stay tuned. Ni Celebrity TV Rwanda. Okay. Niba nibuka neza icyambere abashije kubaza wavuze ku bigendanye n'ubushobozi. Okay. Ibi bintu ntabwo biba byoroshye gutegura igitaramo. Ntabwo bari ibintu byoroshye, kandi ikindi ni n'ibintu bisaba ubushobozi buri big cyane, kubera ko burana none ibintu bya fashion ni ibintu bisaba kwitondera cyane. Ntabwo ari ibintu upfa like gukora gutyo gusa ubutse no, ni ibintu bisaba kwitondera akantu ku kandi. Rero kubigendanye n'ubushobozi kuri ubu ngubu, ubushobozi buva muri twebwe muri Leafy Entertainment muri rusange. So rero ntago twavuga ngo wenda ngo hari nuza runaka, oya, sibyo wenda dufite ikibazo runaka wenda twakiyambaza hanko akavuga ati ariko hari uko twabigenza, cyangwa se wenda n'abandi b'inshuti za Leafy, ibyo ngibyo nibiba byaturenze. Ariko kugeza kuri ubu 100% ubushobozi n'ubwa Leafy Entertainment. Ikindi nanone nimba nibuka neza wanyibutsa wenda igitekerezo cyo gukora iki gikorwa ubundi cyazanywe n'iki, mwabona ari iki kibura muri sosiyete nyarwanda, iki gitaramo cyangwa se iki gikorwa sinzi uko ngaruka mwana cyaje kije gukemura ibindi bibazo byari bihari. Okay. Icyambere navuga nuko intego ya mbere nuko hari style nshyashya twishifuza kuzana muri showbiz hano mu Rwanda, uburyo bushya bw'ibitaramo cyangwa se bw'igitaramo, nk'uko like tuzi nk'uko buri wa kane tujya muri Games Comedy, nk'uko tuzi ko tujya mu bindi bitaramo bigenda bibe wacu muzika n'izindi. So twaravuze ati ni gute none twege twazana igitaramo ariko none gifite undi mwihariko wacyo, wuko nk'uko nahereyeho mbivuga waba dance ariko n'abamodo bari kuri stage. Ariko noneho intego nyamukuru ikaba ari yo kumurika impano z'amano abajene bakiri batoya bifitemo impano zo kubyina ndetse bafitemo n'impano zo gukora zo kumodaninga cyangwa se abo bamodo. So ni muri ubwo buryo rero nka Leafy tumurika impano tukazishyira ahagaragara, ababyinnyi n'abamodo noneho igihe kimwe cyangwa se
byashoboka nk'intego dufite kuri iyi event nuko yazajya iba kenshi cyane mu gihugu kugira ngo ijye ibasha guhaza abamurikamideli bacu bashobore kuba yazajya ibabyarira amafaranga kandi menshi, so bagakora ariko bakabona n'amafaranga kandi ku buryo yazajya iba kenshi mu mwaka, bikunze yazajya ibona buri kwezi. So rero icyambere no kubyara abamodo bacu akazi, kuko iyi show ubwayo ni akazi, ni ukubashakira akazi twibyazamo akazi. Ikindi cya kabiri no kumurika impano zabo, ikindi no kubatinyura ndetse no kubagaragariza abashoramari ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, kubera yuko hari ikintu kijya kimbabaza no kubona ukabona nka MTN ifashe nk'umuntu like wenda umuntu ikuye ahantu igiye kumukoresha mu kwamamaza like nk'amafoto wenda y'ibikorwa runaka, ariko nyamara wenda ku kazi kakabaye kuba gakugwa n'abamodo, kuko buriya abamodo ntabwo ari ukumodaringa gusa, ahubwo banamurika n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo iyo myambaro, harimo ibikorwa brand runaka z'ibikorwa runaka z'ibiproduit runaka z'amakampani agiye atandukanye. So rero intego yacu ni ukugira ngo byibuze abamadu bacu tubamurike, ariko tunashishikariza n'abantu bafite ibikorwa runaka, amakampani runaka akomeye, kuba yakoresha abana b'u Rwanda b'abamodo b'ababyinnyi kugira ngo byibuza babamurikire ibintu byabo, kubera ko nabyo biri mu byo tubatoza. Sinzi ndumva ari ibyo bibazo bibiri. Murakoze cyane. Nongeye kubashimira ku mwanya mwiza muduhaye wo gusobanura igitabo Inzitane z'umuryango. Iki gitabo rero njya kucyandika nagishingiye cyane ku bibazo nagiye mbona muri sosiyete zitandukanye, cyane nkaho nko mu miryango nagiye mbamo ibibazo byagiye bigaragaramo n'uburyo byakemurwagamo, ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bibonewe ibisubizo. Ibyo kandi ndagenda mbishingira ku bitekerezo natekerejeho igihe kirekire kugira ngo ibyo bizifashishwe mu kubona bya bisubizo twateganyije biri muri iki gitabo Inzitane z'umuryango. Ibyo bitekerezo rero bikaba ari nabyo ntekereza ko bizifashishwa kuri uyu munsi wa event turimo gutegurwa, aho abayobozi bari mu nzego zitandukanye, imiryango, tuzayimurikira birambuye ibitekerezo bikubiye mu bisubizo by'iki gitabo Inzitane z'umuryango. Ibyo kandi ndagenda nkanabihuza n'ikibazo mwigeze kumbaza kigendanye n'icyo gishobora kumarira sosiyete. Ibyo bitekerezo rero ni nabyo n'ubundi twateguye kugaragaza muri rusange nk'imishinga imwe n'imwe izubakirwaho mu kubona umuti. Murakoze. Murakoze kongera kumbwira ikibazo mbajije cyo gusubiza amagazi. Nari navuze ko ntazongera kubivugaho, ariko nawe mbikubwiye. Ntabwo numva impamvu iteka ryose kubaza umuntu kitari muri kariyeri. Urugero, uyu munsi twaje kuvuga kuri free dance fashion, ariko urarebera n'uti reka nshyiremo akantu ka kigobyo
nagiye nkora ibiganiro kenshi n'abanyamakuru bo kuri za YouTube mu bintu bambaza nkababwira ngo mwigishije abanyarwanda gukunda ibintu bibi no kumva ibintu bibi. Hashize imyaka 3 ibintu mbese nk'aho iyo campaign yitabye, mutangire mubigishe gukunda kumva ibintu byiza bifitiye abanyarwanda akamaro kuko nibyo dukeneye. Uyu munsi baje ikibazo nk'icyo, umwana uri Nyabihu unyotewe no gutera imbere akabona ndimo nagisubiza akareba uko nsa uko mvuga nambeshye ko mfite amafaranga kandi ntayo, arahuka akavuga ati nanjye reka njye muri bya bibabaje nahozaga buri munsi ko muzi ko muramonye mfasha abana gutera imbere, murambaza ibijyanye n'imyororokere gute ntaribaza muganga. Yewe ntabwo ndi victim cyangwa ntabwo nkwiye gukurikiranwa n'abantu bagereranya ibintu bidahari cyangwa n'ubwabo batazi. Iyo nje naje mu kindi kintu mukambaza ikindi ntakora, bituma abantu bata umurongo cyangwa nafite diplome, nafite certificate, nafite skills y'ikintu runaka. Ibintu byiza kuri ndabashimira ko nanifuza ko n'abandi mwadufasha kugira ngo byibuza rifi abanyempano dufite muri rifi zitera imbere, kandi ndabizeza neza ko ibintu byacu nibigenda neza ntabwo muzicuza ko mwakoranye natwe. Imana iwe umugisha. ikaze kuri Celebrity Rwanda TV. Celebrity? You're a celebrity. Hey. Ladies and gentlemen, Franco, ubungu I'm a celebrity. of course. Ayiwe wayasha arababeshya. Ubungu ibintu byose wakoze amahanga wagenze career wise, ubu ntabwo uri celebrity. Ungiriye impuhwe kubera ko wenda tuziranye nawe celebrity se. Uri celebrity. Turagushimiye cyane. Twabonye hano waje muri press conference ya Lifi Dance and Fashion Show. Aho nawe uzabura umwe mu bantu bazaba bari uzabura umujaji cyangwa oya nza abantu umushyitsi, ariko umushyitsi uyu mwisanzuraho bishobora kurangira umuhaye akazi runaka, ntabwo renze icyo bazankoresha. Okay, niteguye kubafasha gusa. Akose Franco, ngiye hari ikibazo nashaka kukubaza gikomeye, kandi ngiye kuva natangira kureba career ya modeling ndetse na fashion, ibintu nyine byo kumurika imideli bakwita uncle. Yego, ariko se kuki ntarabona big event yawe? Wenda nuko utangiye kumenya vuba aha ngaha, ngewe narazikoraga. Warazikoraga yego, ariko ubu ngubu ngeraho mfata ikintu kimwe ngifokasingaho ngo mbanze ncyubake neza, ngihe umujyo, then wait for me. All right, ngewe ubundi ari kunzaranze ubundi tukuzi nka CEO wa We Best. Yego, We Best Model Management. Ubu ngubu rero event yanjye nuyibona uzumirwa. Ibaze ko tugira ubwoba bwa the stage ya Sandwina. Kandi wenda tuvuge urugero mba ndi kumufasha behind scene. So jewe iyo ngiye gukora ikintu ngikora neza cyane kandi nkakora ikiruti cyari cyabanjije. Umunsi uvise nkubwira ngo Franco ngiye gukora event yanjye nka Franco, hazacu wambaye kasi kera zamakazi ngomba kukaguha of course. Niyo nabura ko ngo byibuza wanantwara uwo. Umushoferi mwiza, Abanyarwanda babimenye. Uyu muntu n'umushoferi mwiza cyane kandi na cyaho aragitwara. Hanyuma Frank, ikindi kibazo nshaka kwibariza ntabwo nshaka gutindana ko buri mu bintu byinshi, n'amahirwe tugize yo kukubona hano. Umwaka wa 2024 career wise ubona ute? Urarangiye, tujye kujya muri 2025. Unatubwira ati yewe 2025 what are you preparing for fashion cyangwa se career yawe? Reka mvuge wenda ku byo uyu mwaka turimo turangiza udusigiye. Navuga ko ntago wabaye umwaka gusa, wabaye umwaka w'ibikorwa by'indashyikirwa. Ibaza ariko kubona umwana w'Igatsibo ari kuri same stage na Celine Dion. It's a big move. Kubona umwana w'i Rwamagana ari kuri stage imwe na Jennifer Lopez. It's a big move. Nundi ab'i Rwamagana ni babiri. Ibaze Celine Dion, Jennifer Lopez, Camila Cabello. Muri show irimo wenda yitabiriwe n'abashehe cyangwa se abami bo mu bihugu by'Abarabu, Arabia Saudite. Kubona haje president wa Turukiya yitabiriye iyo show ni ikintu kidasanzwe, ni ibintu umuntu ashobora gushimira Imana, kuko ntago ari ubushobozi bwanjye buba bwabikoze. Nubwo ubushobozi bwanjye bwo bwatumye abantu bagera hariya, ariko nemera ko habaho no guhirwa, ariko ntago amahirwe ashobora kugusanga aho wicaye. So rero navuga ko ari umwaka watubereye mwiza cyane, uduha ishusho yuko ibintu byose bishoboka.
icyo duteganya muri 2025 bishobora gutungurana bikaba ibyabayeho. ego cyane, ntabwo dusubira inyuma, ni hakuna kurudi. Franco, reka tugushimire cyane kubw'akazi kawe mu bijyanye no kumurika imideri, ndetse n'abantu benshi wagiye ufasha hirya no hino. Hano hanze hari abana bari mu bihugu birenze batanagaruka inaha, ahubwo akazi kahariya nyine karabatwaye. Abo baje mu biruhuko bya Noheli na Bonani Ubu barahari, bari hano. Ni abasitari tugenda tubabona ku ma billboard ahantu hose bamamariza company zikomeye, baguciye mu biganza. Yemera rero ngushimire cyane. Murakoze cyane, namwe ndabashimira. Urakoze nawe. No guhora mubwira abanyarwanda aho tugeze n'ibyo dukora ni ikintu tutabona icyo tukishyurira. So rero namwe reka tujye dufata umwanya tubashimire ku bwitange bwanyu n'impano Imana yabahaye. Urakoze cyane Franco. Murakoze namwe. Mr. CHIBOO. Hitmaker. Hitmaker. 2024 ebana sha. Kintu nakubwira CHIBOO, warakoze. Twahuriye hano muri Lifi Dance Fashion Show aho uza performinga, aho uzasusurutsa abantu bazaza kwitabira kino gitaramo cyo kumurika imideri. Ni ikintu wakiriye gute? Ni ikintu watwizeza iki uzaha abantu bazakurikira bino bintu? Njyewe ikintu abantu bagomba kwizera nuko nzaba performance nziza cyane cyane ko mfite n'inyota noneho yuko nshaka nyine guhura n'abantu banjye. Gukora umuntu akubwira ngo hitmaker utarahura n'abantu bawe none neza mwirebanira ngo muba performingire. Mfite inyota rero bitegura ibintu bya danje. Uyu mwaka wa 2024 uyu mwaka wakozemo ibintu byinshi. Igihe mvuze ibintu byinshi ngene ndeye uburemere bw'ibintu wakoze. Wakozemo indirimbo zingahe? Muzemo indirimbo uyu munsi nasohoye sound y'indirimbo ya gatatu yitwa Okipe. Ubwo zibo zose hamwe zibaye zingahe? Eshatu. Nakuvuga ngo habanje abatwin, hakurikira mbali, ari nayo yanyeretse abanyarwanda neza. Ubu noneho haje ije gushimangira none n'umwaka tusoza. Ibana njyewe n'umuryango wa Celebrity Rwanda twagira ngo tukubwire congratulations, kuko iyo ukoze ibintu mu mwaka ukagera ku bintu utigeze uteganya cyangwa si ibintu wishimiye, ni nkaho uba wakoze cyane. Bivuze ngo umwaka wa 2024 wakubereye umwaka mwiza cyane. None ndi kuwusoza neza cyane. Usoza neza cyane. CHIBOO, twigeze kubona uca amarenga kuri muri management yo bita Junior Giti. Ibyo bintu byarangiye bite? Ibyo ntago ari byo. Ntago ari byo. Ni kuvuga ngo njyewe mba mu muryango nyine. Mba mu muryango mugari rero wabo ba Junior, ni inshuti zanjye, ni mukuru wanjye, yamfasha ibintu byinshi cyane, ariko ntago mba muri management. Yaba ba Sami Switchers nibo dukorana, ba Chris usanga amfasha akanyigitingira sometimes. Ni umuryango nyine, ariko ntago bivuze ko mba muri team management, ariko ntibivuze ko batamfasha. Nshobora gusohora indirimbo ukabona Junior yayisapotinze, hari ahantu yangeje njye ntari kubasha kugera, urabizi nawe ibintu by'imiziki ukuntu biba bimeze, ariko ntago mba muri management ya Igiti Business Group. CHIBOO, ntakugoye pe. Indirimbo yitwa Mbali niyo ndirimbo nkeka ko ubu ngubu umunyarwanda wese ahantu ari arayizi. Mbabare tuha kapela. Gukosa nuko kwitesha my love, mfite impamvu ijana, kuvuga byanze nanaca amarenga, ni wowe nkwisanzuri mu mutima mindani, wamva muhute ntibikunda, ntabwo byambera kwibona nahemutse nkakwihakana, sinakubagana nanahantu nahera, kwirengagiza byose nkakwihakana, sinakubabaza aye, sasa twende mama, sibyo se? Urakoze cyane. Sasa umwaka wa 2025 of course ufite projects. Ngiye numvise kuri n'umwanditsi mwiza. Nekereza ko impamvu nyine uri kumwe n'abo bantu bakavuga ati wenda no muri management zabo aruko abenshi, kuko abahanzi b'iki gihe baba bari bize cyane bakaburira uburyo biyandikira imiziki, ugasanga bamwe barabandikira. Bavuga ko uri umwanditsi mwiza. Nzi kwandika. Kwandika kabisa. Ariko nyine mu muziki turafashanya. Of course. Ipe ntabwo nayanditse nyine, nayanditsanye n'abandi bantu. Mbali nayo ntabwo nayanditse nyine, nayanditsanye n'abandi bahanzi ariko batari banini, ariko nabo mugomba kumenya cyane, abo bita ba Rodi, ba Kaya, ba Diesdola, n'abahanzi benshi ba Fela Music. Ni benshi cyane kandi tuzakomeza dukora ibintu binini cyane. CHIBOO, umwaka wa 2024 urarangiye. Umwaka wa 2025 niki wateganyiriza abakunzi bawe? Niki we wumva nyine uzakora kirenze ku byo wagezeho muri uyu mwaka wa 2024? Ngiye mfite inyota yo gukora ibintu byiza cyane. Byiza cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo nakoze muri uyu mwaka ni uko byari bimeze,
undi mwaka ni ukurushaho gushyiramo n'imbaraga nyinshi cyane. Yego, tugushimire cyane kuri Celebrity Rwanda. Naho ubutaha bitegure ukipe byaba ari sawa sawa kugumana nawe kugeza nijoro. Bajye gukora challenge kabisa, bajye gukora challenge indirimbo yawe, ubwo tuzahuza ubutaha wenda no mu bindi bitaramo. Ndakwifuriza kuzaririmba karenga mu bino by'ama fashion cyane. Kenny Edwin ngo wayikaze kuri Celebrity Rwanda. Yamano watangiye twibwira nk'umuhanzi. Kuva waza nibwo banje mu matwi uba nkitabaza ngoma hagati. Oh baby bounce 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 gwino pass 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 kingu hello flow utazigera wicuza. Oya ntanirira izashoka kumatama ni bo bom 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 ya Mama usa nka Meddy. Igo So dugusanze hano muri Lifi Dance Fashion Show. Uri umwe mu bahanzi bazasusurutsa abantu bazitabira bino bitaramo byo kumurika imideri ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12. Ni ikintu wakiriye gute kuba wari umwe mu bahanzi nyine basabwe kuba baza kugira ngo bataramira abantu? Ni ibintu rero by'agaciro, ni ibintu by'ingenzi. Nahoze mbivuga kare, ni ibintu twahoze dufata nk'inzozi kuba wumva umuntu yaguhamagara turashaka kudufasha, turashaka ko dukorana gutya. Mbere twanashakaga n'ibitaramo tujya kuririmbamo tukanabibura, sibyo bakanatwangira. Ariko iyo wumva hari abantu bari kukwaproachinga uri kuvuga ati inzozi zanjye ndi kuzigeraho. Umwaka wa 2024 tugeze ku musozo, ndi kwibariza utubazo dukeya kabisa. Umwaka wa 2024 tugeze ku musozo. Umwaka wa 2024 ngiye nakumenye mu mwaka wa 2022 nibwo mbyibuka ko twamenye nge nawe. Uri kumva? 22 cyangwa 2022 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 28 nibwo Genesis Comedy yatangiye. Unumvaga ari 2022. So nashaka kukubaza umwaka wa 2024 ugereranyije n'indi myaka kuva watangira career ya music, ni umwaka wagenze gute mu bihe byose nyine bibi n'ibyiza? Rero umwaka wa 2024 ni umwaka nirutsemo cyane. Nyine nkwirutsemo, mbonye ama stage manini, mbonye nakoranye n'abahanzi banini. Mwihirinzi rero ni umwaka munini kuri njye, ni umwaka mwiza kabisa. Ubu rero tugiye gutangira umwaka wa 2025. Wakoze ama hits menshi 2024, waragerageje uko bishoboye pe. Ngereka nkubwire ngo congratulations. Buriya niyo haba nta kintu gifatika baba warabonye, ariko byibuze uyu munsi hari abanyarwanda benshi bakuzi, bamaze kumenya ibintu byawe kandi buri talented man. Sinatinya kubikubwira, nundi wese ukuzi nyine arabizi. Umwaka wa 2025 nicyo uteganyiriza abakunzi bawe? Umwaka wa 2025 harimo n'ubundi ibintu byinshi mbateganyirije byiza. Mfite ibitaramo byinshi n'ubundi binini ibyo twarangije kuvugana, hari n'ibindi bizaza ndabizi nabyo binini. Hari indirimbo nyinshi, hari ama projet menshi, hari indirimbo ziri single nini za fresh, hari iziri collab nini. Nibyo ngibyo kabisa. Dawe muri collabs wakoze umwaka ushize, sinzi indirimbo wakoze ngo zingana gute, nabyo bitubwireho. Ariko ndakeka collab yigeze gukora ni wari kumwe na Fireman, indirimbo bayita Suku. Indirimbo wakoze hozo sange muri 2024 zari zingahe? Nago nazibaza ariko zasohotse. Mfite indirimbo 6, ya gatandatu iri hafi ni koroba, ariko ubu ngubu mfite indirimbo 5. Nago iri no kuri TikTok bagenda bakore challenge. Iri kuri TikTok no kuri imbuga zose zicuruza imiziki ya audio ziriho, sibyo kuri YouTube video nayo ni vuba. Tugushimire cyane kandi tubwira ngo courage, wakoze kubana natwe kuri Celebrity Rwanda. You are a celebrity man. Thank you for working hard. Ntabwo nagenda ntavuze ku kijyanye na Felicien Auto Spare Parts Limited. Sigaye unamamaza. Congratulations. Thank you. Ndaguha ku mafaranga nawe. Ku mafaranga. Oya ngenda ndashaka imodoka. Urashaka imodoka? None hano twebwe tubafasha gukora ama modoka yo mu bwoko bwa Kia, ubyumva? Nicyo tubafashamo, ndetse tunahindura ibikoresho. Hari ukuntu bajyaga babibura bakajya kubishaka hanze bakabibura, ariko twebwe turabifite. Rero batwandikira ku mbuga zacu tukabafasha. Urakoze cyane.